Karibu. Wow, mama. Iswe mama ko tutabwiye. Usuko ko mwawe mama. Singo. Mana we. Mama ko. Iswe neza. Kimeze neza uramwongera ukuri. Nakumbwira ngo utegurire n'ikintu cyo kubona ntago ari ngombwa. Ibyo bitegura muri salo. Aho ubundi mama turabona nyine n'abakuru ntasanzwe. Dusanga n'indi makuru muri salo aramurenge bya gutoranya. Eko se amakuru yawe ngo turaho. Ni by'iki gihe n'izuba ryinshi n'ubushyuhe kare izuba ryari kuri twese ariko ni igihe. Natwe tumeze neza. Sanzwe tungana muri salo. Abantu baza ugasanga barashakaje inshuti z'umugabo wanjye zaje nimugoroba. Ese abo baza abo bashyitsi bo baba mu kazi babanye ku bukwe nta kintu bakuzanira n'abamunsoma ntabwo nzwara kumusanga cyaracaye banabuze ikintu nakora riwanisha ni wa mugabo utayasize mama ntaba yahashye azambwira nabi none yangasanze ibyo kuvuga n'ubwo utabyaba iyo ngize akantu gato ubwo agiye gushaka abana uzagahinda nta yandi makuru atari nzave mu rugo naho kanega abandi bagore nzanye kwikodeshereza nzajya iwacu nzakora iki ngira inama n'umuntu wanjye muri kamutera imyaka icumi n'igare kubyara nta kana sibyo kuriya mugabo mbona ameze n'akantu k'akabwa kari aho k'agasinzi njyewe mfite igitekerezo reka tuzamukure mu nzira cyangwa tuzamwangaza kandi mfite umuntu wabifashamo rero umugabo mwangaza kamubwire tuzaga tumubwire tubireke tuzakwirukanisha none ubwo se umuntu arabyizeye neza ko yabikora ntabwo yapfa none se ntabwo yaba ari kuri aya meza nawe iyo ariho shida yariho ntabwo byashoboka muri ku meza wabariye uwo muntu arabikora arahaguruka akigendera akagenda gutyo tugakora umushinga neza akayibisika none se kuko bizakunda igende nagenda n'amahoro ni ugushyira ku meza neza mwagandiriye neza n'urwara gutya agatoki gato ukamutamwigisha rero urumva ariko ubundi kugira umubyeyi mwiza nkawe nzikuzikira umva mwana humura nabanje gutestinga kugira ngo mbikorere abandi bantu ndabanza asa n'umuntu ukwirengagije ngo ndebe nibura ko ari impinduka nigeze mbikubwira inkonihirigiro uretse ubu naraye nyine kabaye tuganire ahubwo reka njye gushaka ibyo guteka rero ko nagira ibyo mbona ubwo nyine ndaje tuvugane oya nta kibazo nuko kangaza muna kagatumurura iyo ana waje ngara hoka ya ashira n'amaraso Amse neza sha. Bose we. Bipis. Salam. Inaziri. Ndaga uragenzwa n'iki? amakuru. Hanyuma suje gukora iki? Yo kuwa akazi. Amakuru ngiye kwa harakazi gari. Wambwiye neza. Ariko ubundi urumvugira amatwi cyangwa nta matwi. Twabiri twumva ibyo n'ukuyumva. Ninde ugukinguriye hariya kuri gate? Iyo turi amaboko. Mukazi. Bakunda. Ibyo nakubwiraga Witonde wawe. Witonde. Ibyo ndi kukubaza uri murabyumva uje hano kumarira. nje gushaka akazi. Akazi bwoko kisindi Koza amasahani, gukoropa, gufura, gutera ipasi, urukumva? Kugusokoza hano umukozi. wanaguriwe. Ndamufite. Umukozi. Umukozi ndamufite. Umukozi nagabashije.
imyaka maranye n'uriya mukozi wowe ushaka gusebya yakwiyamye imyaka kari giteranyo hariyo mwabuze atatsiba yampaye abo bambwiye gukunda gutebya nta kazi ntabwo ari ugutebya aca black nakubwiye hano iwanjye nta kazi gahari umukozi ndamufite umuntu wakurangiye ko hano hari akazi yakubeshye bitihise urimo urabeshya wari urimo kureka ibyo wiba wowe ariko mu by'ukuri nyine wenda abavuga kuvuga menshi siko kiramba nende kuvugana n'uyu mugabo bari bandangije ko baba muri iki gipangu wowe uramuzi se cyangwa hanyuma si ngobo nk'iyi namenyana nayo ngo bifashe ntabwo ndi imbobo nakubeshye aje gusaba akazi nta matwi ufite nturimo kubyumva ngo aje ndashaka akazi mawujana aje gusa hari igipapuro cyerekana yuko hano hakenewe abakozi akoreho nawe reka mugaruke ni ukuvuga ko uyu muntu mutaziranye bose ntabwo ntabwo muziranye ntabwo nzi njya kukwaka akazi ugiye udebye ukandeba gutya mu maso ubona ari igikinisho cyawe ubona ari igikoresho cyawe wenda umupira birirwa bashuta ikirahure birirwa bireba mubona ari wagize ikihe kibazo ku buryo umbwira ngo umuntu ntabwo muzayikayitsetse ata witonde agasuzuguro kaba hamwe urugo ngenda karanga agasuzugura se ubundi ni gute urugo ruhora rurangaye shida ari he genda biyamye byashida na yabiyamye mujye mu nkingi reka mubwize ukuri rewo ubimenye ko njye nawe uraburangaye bikagenda bite bikagenda bite ugakora iki cyo nza kuza kiburisha amaso sha reka mubwire musa ntangiye uyu munsi nawe bose uretse uragiye taka ugenda gukubwira amabujana umbwira sugira ikintu uri mwiza no kuri mazi urasa ari bubaragira kamina reka genda wasiga umugore mwiza nkawe koko uwo magana ufite nayiki ese ndakoshye ntabwo uri mwiza ni igicucu uri yande muzi waje kumakina naje kwaka akazi nakubwiye ngo hano hari itangazo bonye rimanitse imana nako wasawe twatamye mwiza nyese nese umugabanye ne wakuze none je nzi gukora utandeba nzi kubyina waje suko mujosose nzi igifaransa nzi guteka isombe nzishiza ubonye umugabanye uko nasohotse uriya n'umugabo wawe nakubwiye ngo uko nasohotse nese uriya n'umugabo wawe nta yandi magambo ndi kuvugana nawe ubonye uko asohotse atari umwana nawe abari kumvura wikaraga muri mwiza habe na ndavuze bakubona ugenda mu nzu genda ukaranga iyo plaque y'icyuma cyawe urizaba ndavuze ngo navuze ngo sutu cyana akazi kawe asoni kimeze gusa ikigori cy'umugabo n'ikigori cy'umuhungu uzatsinda kuntu ari cyiza nabuja we Sikari cyiza sha cyamutse ku wa mbere cyangwa guhemba ku mishahara y'abakozi ukwezi kwapfuye namwe navuga kiragenda noza ari nawe uko ababyeyi baba bishimye uri mwiza vurema pe uri mwiza ari kugira umushinga abagabo bararyoshye uri mwiza niba kwiga n'ibanga ni amabanga y'abantu bakomeye wahageze ese ushaka ko dukoraga amahera wabuze niya gahunda yanjye nawe mba nirebere amafaranga arahari ari ku meza nk'ibyo bigiye wimbwira n'ubundi umugabo n'ejo n'ibyari kuba nkugezeho ugahita umugeze mu nami kazi arangira n'umupfarika ni ka kagabo kamwe nakubwiraga angahe 200 ati 200 se n'amafaranga n'umuntu arapfa akagenda
ntabwo nabyumvise. urize tabisetse ibiki nta kintu numvise. ni igiki se ariko reka nkubaze ubundi uri mu wajyanye akazi kawe ariko n'ubundi nta kazi kanjye nari ndi uri kw'Imana. urahengeza uhengeza 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 kugira ngo numvise. genda niba mfite ikiganiro nabazaga bose ukuntu bameze baza umwana wanjye w'umunyeshuri ubagareye ku ishuri kwiga neza ibibazo byageze neza nawe numvise ntabwo wari urimo uvuga ibintu by'abanyeshuri. ibindi komeza Numva bavugaga abanyeshuri ngo nuko ngo mukajyana abanyeshuri ku ishuri ngo mukabaroga. ushinzwe icyo ariko ubundi reka nkubaze ushinzwe akazi kawe ari iki kuroga se ninde uretse nawe ariko nta muntu uroga. naroze se banga mukabangaza witwa ngara se abitwa bangara se ntubazi ubwo nagize ngo ahubwo ni nangara muri kuvuga kumbi ni abanyeshuri b'iyo ngiyo mushaka kwangara. kandi twumvikane sinkunda amagambo ugira kuvuza ndakubonye twumvikane ntukanyujire mu buzima bavuga n'abana banjye ku ishuri sinzi ibyo nyaha abanyeshuri niko bose ni umunyeshuri yiga ubwo wenda ubwisi bamugani nawe ni ishuri wowe ni umunyeshuri ari ku isi rimwe namwe mukaba abarimu bose ko muzi gutanga amasomo ariko kuzi ko twese turi ku ishuri ngiye kukubwira agakuru keza nyaha mu biganiro ugira cyangwa ibigambo washyiraga uretse gikoni nyine isaha uyu mwenda uyu mupira uhanaguza isaha bisawe birakureba bitandeba amakuru meza agiye kuko asa nawe ntiyaguhaye iyi sahani mu kanya ukayimpera ibiryo reka ndi umushyitsi ndagiye ariko ntabwo ntandagiye ahubwo reka dukomeze neza abanyeshuri abanyeshuri nawe ni umuntu mukuru nagira ngo nawe uyungurure ishuri si ari bose bamatika turika ni ukuvuga ngo twese witwara neza zahabwa ingurube yagendera ibi byose hano ibi byose ariko nta kinyabupfura kigira ibintu birashimishije ariko ugenda gake nawe ubwo nkaba boss wiyahura ku mukecuru ubwo nkahita mba boss kandi karusha nkahita mba umugabo ngiye hari hantu kuri mahanga agira icyo asubiza inoti madamu kandi nawe tangira uvuge ati madamu shida unamushida bitese uri umugabo se zabikuremo byarukusha bipira byakunyukiye havaho urukweto rutagira umukumi jye nambara kositimu nka boss genda gucumbagira akundagira ariko wewe gushigomba kumenya gahunda tuvuga nkajya genzura yamaze n'abagapasi bari wowe ugomba kugira ijambo umva witwara neza ariko dore bisaba ibijyanye n'akazi kawe nagira ntabwo wari umukobwa wanjye maze najya ngira yego ese birandeba mwongera gute yego mfashe bindeba nkamutsindiye menya ibyawe ariko ntabwo ntagarukira umwicaye ubijyanye muri we burya nagira ngo nzangeyo ibitiyo hanyuma cukura nka metero zirenga 10 na ariko beto ubwo nkahita mba umugore wase ibintu subiramo ni ibiki umugabo wasubaye nakubwiye ngo niwitwara neza nyuma yo kuba
ibi byose nyir'ibyondo ibi bigori byo ntabwo bizaba birimo bizaba byarashaje ariko ubutaka uzahinga ukajya uhinga ugasarura buri maze ugakodesha wakira byari ukomeza akazi kawe yihute ubwo nkaba nyir'urugo ukaba nyir'ibyondo nyuma ugategeka nkategeka nkayobora ngaya bapangaye ngaya ikifaranga ugize uti nkajya no mu ishuri ariko njye narize n'umugore ibyo wize ntabyo nzi wenda hari ibindi uzize kwiga ntibirangira komeza akazi kawe byumvishe ibaze bibwirewe ubu nabigira ne kuko ubu nose turakora iki mama ibizima no cyamvuga cyane genda waha ahantu hose nyir'ibyondo